Hi guys, ndabasuje cyane nimugire ibihe byiza. Hano kuri Mbarusha Mining TV rero twongeye kugira umugisha wo guhura n'umugabo w'umuhanga, umusesenguzi, umuhanga mu bukungu ndetse no mu bumenyi bw'isi. Charles yongeye kutuganiza kuri iyi projet ya P-Network, anatubwira ko P-Network nayo ubwayo ni banke. Adusobanurira kuva kuri web zero aho ifaranga ritari ryakabaho mu isi, hamwe isi yakoreshaga icyo bita beta trader, cyangwa kuba wahereza umuntu ibijumba akaguhereza ibitoki, kuba wahereza umuntu ibishyimbo akaguhereza umuceri. Adusobanurira webu rimwe, adusobanurira webu kabiri, anadusobanurira webu gatatu tugiye kwinjiramo turimo twitegura. Nimba uri mushyashya hano kuri Mbarusha Mining TV, kanda subscribe, ufungure inzogera kugira tujye tubana muri update zacu za buri munsi. Igihe cyose Mbarusha Mining TV yaprodinze video kuri YouTube, iyo video uyibonere mu bantu ba mbere. Niyo mpamvu tubabwira ngo kanda subscribe, ufungure inzogera. Charles, tuguhaye ikaze hano kuri Mbarusha Mining TV. Waramutse neza? Waramutse neza nshuti bavandimwe. Nkuko bisanzwe rero tugaruka hano tuganira, ariko tuganira ku bintu byinshi biba bitandukanye kugira ngo tugende turushaho kungurana ubumenyi. Burya mu kiganiro umuntu ahungukira byinshi, kandi bimwe ugasanga tubana nabyo, ibindi ugasanga ntabyo twari tuzi, ariko burya hari n'ibyo ubana nabyo ariko ukaba utabisobanukiwe neza. Biba byiza rero ko abantu bongera bakagaruka bakaganira, umuntu wese akagenda yunguka ubumenyi, cyane cyane ko uyu mushinga wacu wa P-Network buriya usaba ubumenyi buhagije kugira ngo umuntu abe mubyazi. Niyo mpamvu hagiye habaho imbuga zitandukanye, ariko nabwo zikagenda zihugurana, ugasanga umuntu arahamenyera byinshi atarazi. Inshuro nyinshi uyu mushinga abantu benshi bagiye bawinjiramo batawuzi, ariko bijyanye no gusacinga ikintu kirimo amafaranga. Burya igihe cyose ukora ibishoboka byose ku buryo ugenda ukimenyaho amakuru ari update, amakuru mashyashya ukagenda uyamenya, ukamenya n'ibibaho utari usanzwe uzi. Ubu rero isi yabaye umudugudu, isi yabaye umudugudu, ikintu kirabera muri Amerika ukarara ukimenya ako kanya nta n'iminota ingahe. Umuntu uri kure muraganira, ako kanya akakugezaho message bya bibazo yahuye nabyo, cyangwa se n'ibindi ashaka kukubwira akabikugezaho mu buryo bwihuse. Ikoranabuhanga rero, ikoranabuhanga ryarabyoroheje. Niyo mpamvu mba ngarutse aha ngaha kugira ngo twongere tubiganireho, abantu dukomeze duhugurane. Rero ubu hari abantu baba barinjiye kera, igihe baba bamaze baba baragiye bunguka ubumenyi butandukanye, ariko burya haba hariho n'abandi bantu bashyashya usanga na n'ubu nta bisobanuro na bike yaragira kuri uyu mushinga. Ariko by'umwihariko ikintu kiba kinzanye cyane ni ukugira ngo tuvuge ko by'abantu baba bibaza ngo webu gatatu baba bavuga ngo amafaranga tuzakoresha muri webu gatatu ni ibiki? Ibyo rero nibyo biba bitumye umuntu aterura ikiganiro kugira ngo umuntu wese utabisobanukiwe anabyumve. Rero tugiye mu bintu by'amateka yo hambere, mu bintu by'ikoreshwa ry'amafaranga. Amafaranga ubundi mbere na mbere nta nubwo yanabagaho. Ubwo tuba tugiye nko mu cyo twakwita webu zero, nta nubwo n'amafaranga yabagaho. Abantu babagaho bakagurana ibintu by'imyaka. Ufite ibishyimbo akagurana bakamuha amasaka, cyangwa ufite amasaka akajyana bakamuguranira bakamuha amashaza n'ibindi. Habagaho igurana, nibwo buhahirane bwabagaho. Icyo ufite waraguranaga bakaguha ikindi. Nyuma rero aho haje gutera imbere mu mihahiranire, nibwo igihugu nka Turukiya cyakoze ariya mafaranga y'ibiceri, abantu batangira kuzajya bahahirana ariko bakoresheje amafaranga. Ibiceri rero buriya no mu Rwanda abantu barabikoresheje,
abenshi mujya mubyumva ibyo bitaga urumiya, ndetse habayeho n'ibiceri by'abiri n'utw'ifaranga twabayeho, abantu benshi barabizi. Ayo mafaranga rero yakoreshwaga mu guhahirana no mu bucuruzi. Wajyana ikintu ku isoko umuntu akaza akaguha urwo rumiya cyangwa se akaza akaguha abiri, ariko mugahahirana ugacyura icyitwa amafaranga. Ayo mafaranga ukayakoresha no mu kugura n'ibindi bintu by'imitungo ikomeye nk'amasambu, inka n'ibindi n'ibindi. Urumva icyo kinyejana rero cyari gisimbuye kimwe cya mbere cyari kiriho kidafite amafaranga. Nyuma haza kubaho rero andi mafaranga y'inoti. Inoti zaje nazo zunganira bya biceri, kuko ibiceri burya ni ibintu biba bikoze mu butare cyangwa mu byuma, se niko umuntu yabyita, burya biranaremera cyane. Iyo rero umuntu abifite ari byinshi no kubitwara biramubangamira. Gutwara igikapu cyuzuye ibiceri burya ni nko gutwara igikapu cyuzuye ibyuma cyangwa amabuye, mu gihe umuntu ari umucuruzi wenda yagwije ari menshi. Haza gukorwa rero inoti. Inoti yoroshya nyine ubuzima, yoroshya ubuzima mu buryo bwo gutwara amafaranga menshi. Niba akanoti kamwe karabaga gakubiyemo nk'ibiceri 100 cyangwa se ibiceri 1000, bijyanye n'uko inoti ingana, urumva ko bwabaga ari uburyo bugenda bukoreshwa kugira ngo abantu bagende bavugurura imikoreshereze y'amafaranga, no koroshya uburyo bw'imitwarire y'ayo mafaranga. Rero ngarutse aho ngaho niho nanavuga ku kintu cyitwa imibikire y'amafaranga. Imibikire y'amafaranga buriya abantu bo hambere bo ahabonekeye nk'izo noti n'ibiceri, abantu bayabikaga mu mahembe. Umuntu yayabikaga iwe mu nzu, akayabika mu ihembe cyangwa se mu kimuga cyangwa se mu kindi kintu cyose yabona ari buyashyiremo, ku buryo imbeba zitayageraho zikayacagagura, umutungo we ukangirika. Ariko nabyo bikaba bifite risike, aho umuntu bamenyaga ko afite amafaranga menshi we mu nzu, n'abajura bakamutera bakagenda bakayamwambura bakayatwara. Nanone bikagira risike y'uko aya mafaranga ashobora kwangirika, hamwe yayabitse agatora uruhumbu akabora, yarangiza agacikagurika. Hamwe umuntu yafataga akajya kuyanika mu gikari cyangwa se n'ahandi hose umuntu atabona, agakubitwa n'akazuba kumuka, rwa ruhumbu rukavamo, akongera akayazingazinga, akongera akabika mu ihembe ryiwe cyangwa se akabika muri icyo kimuga. Amafaranga akaba abonye umutekano yuko avuye muri urwo ruhumbu, ariko akabikora ku buryo abakebaguza areba hirya no hino ko nta muntu ubonye ko yanditse ayo mafaranga ngo batamenye ubwinshi bwayatunze. Ibyo ni ibinyejana byagendaga bitambuka. Haza kubaho rero iterambere rindi twakwita nka web 2, aho buriya twari dutambutse muri 0 dutambutse muri 1, ariko haza kuzaho ikindi kinyejana twavuga nka web 2, aho hajeho noneho amabanki akaza yatubikira amafaranga. Ariko nabwo kubishyiramo abantu burya byari binagoye, kumva ko umuturage ugiye kumukuraho umutungo wiwe yari afite ukajya kuwumubikira, aho ngaho urumva icyizere ni gikeya. Iterambere rero rigenda riza buriya, abantu benshi batangira kubirebera mu cyizere, akumva ko atizeye ibyo abantu bariho bamubwira. Gushyira mu amafaranga ari mu mabanki, abantu nabo ntabwo babyumvise, abantu byarabagoye cyane. Ariko buhoro buhoro umuntu akajyanayo dukeya, akatubitsa, yazasubiraho nyuma y'ukwezi bakamuha amafaranga yiwe cyangwa agatwara ayo ashaka, yasubiraho nyuma y'umwaka bakamuha amafaranga yiwe cyangwa se bakamuha ayo ashaka, cyangwa se byaba ari no kuyaboroka nk'uko abantu bakora konte boroke, bigakunda
igihe cyose azagendera agasanga amafaranga yiwe yose arahari, nta n'ifaranga ryanavuyeho yewe n'inyungu zinahari. Biba biciye na bwa buryo bw'abajura bagusanga mu nzu bakakwiba amafaranga. Icyo gihe rero n'izi mashini abantu bakoreraho mu mabanki ntabwo zabaga zihari, bwabaga ari ubuntu bw'ubutabo bandikamo, ugasanga abanyamuryango ba banki barabandika mu bitabo, noneho ugasanga impapuro zuzuye muri banki, amadosiye y'abantu bagiye babitsa aho ngaho, no kubikuza bisaba udutabo twa banki. Ibyo bintu byose abantu barabizi, agatabo bagashyiraho n'ifoto. Uko iminsi yisunika rero niko iterambere rigenda riza, kandi burya iterambere rigenda rihindura ibintu. Haza uburyo bw'ikoranabuhanga noneho, aho ya mafaranga atangiye kujya ajyanwa muri banki, ariko abantu bakifashisha mashini. Ubwo mbere mashini ntazabaga zihari, bakifashisha mashini arizo kompiyuta, ndetse zikanafasha abantu, bikanafasha banki kugira ngo babashe gukontorora mu buryo bworoshye imibare y'abanyamuryango, n'uko inyungu zigenda zizamuka, ndetse n'imishahara yabo ukuntu uko ihagaze muri banki. Hamwe wagenda kuvuga nimero yawe bagakanda muri banki, bagakanda muri mashini, bakareba konti yawe, bakayisura, bakakubwira uko ihagaze. Ibyo ugasanga ni byiza. Ariko noneho abantu amabanki barayayoboka bihagije, barayayoboka ku buryo n'aka kanya umuntu wese aba agomba kuba ufite amafaranga, aba agomba kuba akoresha banki, kandi none ifite n'ikoranabuhanga rigezweho. Amabanki rero buriya yagiye anahuzwa n'ikintu bita amasimukadi dukoresha. Murabyibuka ko na mbere buriya na telefone ntazabaga zihari. Ubu aka kanya iterambere riba rihari, nuko aho waba uri hose banki urayikoresha utiriwe ujyayo. Aha ndavuga ku kintu kijyanye n'ikoranabuhanga, ariko rigenda rinoroshya ubuzima. Hamwe ushobora no kohereza amafaranga ukayohereza ku mucuruzi runaka utiriwe ujyayo, ndetse ugashyiraho na taransipoti, ibyo ukeneye akabikugezaho utiriwe ujyayo. Aha rero ubu ndiho ndaza ngana kuri iyo webu 3 turi kwinjiramo. Ubwo turi muri webu 2, ariko nayo yagerageje kuzamura ikoranabuhanga ku buryo bugaragara. Yabashije guteza imbere ikoranabuhanga iyo webu 2. Iyo rero tuvuze kwinjira muri generasiyo ya 3 cyangwa se igisekuru cya 3, aricyo bari kwita webu 3, ahangaha uhita ugaruka ku ikoranabuhanga cyane, kuko amafaranga y'inoti n'ibiceri, ibyo bintu ni ibintu birimo birangiza garanti, birimo bivaho mu bijyanye no kugira ngo umutungo w'umuntu awutunge muri telefone yiwe, awutunge muri application, hamwe na banki. Uba ari banki ubwayo na application. Iyo tugarutse rero kuri Pi Network, ahangaha application ya Pi ubundi nayo ubwayo ni banki. Ni banki ikubikiye ya mafaranga yo yitwa amapi. Hariho amafaranga menshi rero, abantu benshi barareba ku ruhande rwa Pi gusa, ariko hariho amafaranga menshi. Hari ababizi, hariho n'abatabizi, ariko hariho amafaranga menshi akoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Iyo turebye nk'ayo bita ayo ma bitcoin, tukareba amasolana, tukareba ama ethereum, tukareba ni menshi, ama BNB, ni menshi amafaranga akoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga cyane, banagiye banamayininga nk'uko abantu bariho bamayininga Pi. Aha rero burya mba ngira ngo nanakureho n'urujijo cyane ku muntu uvuga ngo ibintu ntibishoboka. Nka bitcoin yo aya mafaranga ubona azamuka cyane. Tujya tuvuga ko hariho uburyo bubiri amafaranga, ari digital currency cyangwa se
ari cryptocurrency. Ayo ni amafaranga buriya yose aboneka muri ubu buryo bwa mining, ariko akaba atandukanye bijyanye n'ubushobozi bwayo. Ifaranga riri crypto, iryo ni ifaranga ubundi ry'umuntu ku giti cyiwe ritanakontororwa n'ibihugu. Ntabwo igihugu gishobora gupfa gukontorora iryo faranga, ni iryawe gusa ku giti cyawe, no kurikoresha ni wowe ubwawe gusa naho urikoreshereza, ariko ku buryo nta munara ushobora kurikontorora ngo umenye ngo amafaranga kanaka yakoresheje naya, yakuye kuri konti naya, yahahishije mu buhe buryo. Ayo ni amafaranga ari mu ibanga ahishe ku ruhande rwawe, ni wowe uyaziranyeho n'iyo konti yawe n'ibyo urimo yakoresha. Ariko hakazaho ifaranga riri digito, ayo ari digito currency. Ayo digito currency tuvuga ni amafaranga noneho yo aba ameze nk'akosoye amakosa ya cryptocurrency, kuko ryo riba ari ifaranga n'igihugu cyemera, ni ifaranga riba rikontororwa n'igihugu, kirarikontorora, iminara yose ibiribona imikoreshereze yaryo. Ayo mafaranga rero arahari menshi kandi ari no ku giciro kirekire. Ntitukajye tureba ku ruhande rumwe gusa ngo umuntu yirebere ku yasanzwe azi. Buriya hari amafaranga tuzi, hari n'ayo tutanazi. Gusa iyo umuntu mubajije nk'ubwoko bw'amafaranga, ashobora kukubwira amadolari, akakubwira amayero, akakubwira amarundi, akakubwira amanyarwanda, amashiringi. Ayo niyo abantu bamenyereye, ariko buriya hari ubundi buryo bw'amafaranga menshi, none hanakoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga tuba tuvuga ni ubu buryo bwo gukoresha amafaranga, ariko ayo mafaranga utanayakozeho mu ntoki, nta naho uhuriye nayo ngo uvuge ngo mbitse igihambiro cy'amafaranga mu mufuka ngishyiriye umuntu. Ayo mafaranga akoherezwa kuri murandasi, cyangwa se akoherezwa nk'uko twohereza mu buryo bwa mobile money. Iryo riba ari ikoranabuhanga. N'aya yandi rero arimo avuka cyangwa se ariho akoreshwa mu ikoranabuhanga, n'ubwo buryo akoreshwa ntiwayabonana umuntu mwahura agenda afite telefoni ye kandi irimo miliyari 20 uyabaze mu manyarwanda. Bya bihambiro twahoze tuvuga kare, kwa kwanika amafaranga twavugaga, kwa kuyabika mu kimuga cyangwa se mu ihembe, unafite risike ko bari buze bakayikorera, ibyo ntibihari. Uwo muntu ntiwanapfa no kumumenya. Iyo web 3 rero baba bashaka kuvuga ni iryo koranabuhanga ririho rizamuka mu buryo bw'imikoreshereze y'amafaranga ndetse koranabuhanga. Ni mw'ubwo buryo aho tugenda tukaryisangamo, tukisanga muri ayo mafaranga azajya akoreshwa muri iki kinyejana tugiye kwinjiramo. Noneho ayo mafaranga akazaba afite n'ubundi buryo bw'iminara izajya ikurikirana amafaranga nk'ayo ngayo. Ariyo mafaranga azajya azamura ubukungu bw'igihugu, ariko sana n'ubukungu bw'abaturage, bw'abatuye isi muri rusange. Aho aya mafaranga y'ibipapuro habagaho ibintu by'inyereza ry'imitungo, ugasanga umwe ariba yashaka, undi aranyuza aha ngaha, undi aranyuza aha. Mujya mubyumva ngo umuntu yanyereje umutungo ungana gutya na gutya. Ibyo byose biterwa n'aya mafaranga wabasha kwisanzuraho. Ariko mu gihe uzaba ufite amafaranga yawe nyirizina ari kuri konti yawe y'ikoranabuhanga, nta muntu n'umwe uzabasha kujya kunyereza umutungo wawe. Niwo uzaba wikontorora, kandi ibyo bintu bigaca n'ubukene, aho umayininga amafaranga yawe, niba uyafite ari 5, ari 10, ari 100, ariko akaba ari ayawe. Mu gihe afite agaciro runaka, akaba ashobora no kukuzamurira ubushobozi, nawe ukabasha kubaho nk'uko n'abandi babaho. Ibintu bibona bake, umuntu wese atagiragaho amahirwe kuba yatunga amafaranga yo ku rwego nk'urwo ngurwo. Rero ngaruka ku kijyanye n'uburyo amafaranga, nanone subiye inyuma gatoya, uburyo amafaranga yajyaga atangwa mu koherereza abantu amafaranga, izo transaction za mbere zitagezweho. Murabizi ko umuntu yabaga ari mu birometero 200 cyangwa se ari mu kindi gihugu, kugira ngo uzashyire umuryango w'amafaranga bikagusaba gutega
wanatega n'iminsi 2, urugendo rw'iminsi 2 kugira ngo uzagezeho umuntu amafaranga, uyamugezeho muri za mpapuro twahoze tuvuga kare, izo turimo dutambuka, amafaranga y'impapuro, ibyo bita fiat money, ukamushyira uwo mushandiko ari uko muhuye, mwaba mudahuye ariko amafaranga ntabashe kumugeraho, ntunagire n'icyizere cyo kuyaha umuntu ngo azayamugezeho, kuko wumvaga ko wenda yanayiba ntayamugezeho, yanaguhemukira. Ariko ubu aka kanya aho wicaye hariho hose ushobora gutekereza uti ubu ngiye guhahira umuryango, ukawuhahira kandi udahari. Hamwe wohereza amafaranga ukoresheje konte yawe ku yindi konte, cyangwa se mobile money, simukadi ku yindi simukadi, ibyo byose turabizi, amafaranga akagenda akamugeraho, cyangwa se ukamuhahira ibintu akagenda bifata ku mangazini warangije kwishyura. Urumva ko ikoranabuhanga rero ryamaze no kunatugeraho, niho natangiye mvuga nti hari ibyo abantu babana nabyo ariko bakaba batabashije kubisobanukirwa. Aka kanya urabwira umuntu ibijyanye na Pi network cyangwa se n'andi mafaranga akoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, wamubwira n'agaciro k'iryo faranga ugasanga aravuga ati ibyo bintu nta nubwo binashoboka, nta nubwo binabaho. Amafaranga y'ikoranabuhanga murimo muvuga, ibyo si bya bindi byahanuwe tugeze ku musozo, isi ntiyarangiye, kandi ukirengagiza ko iryo koranabuhanga nawe uririmo. Aho uri wohereza ayo mafaranga uri Rusizi ukayoherereza umuntu uri Kigali cyangwa uri Nyagatare, ubwo dufate mu gihugu cy'u Rwanda, amafaranga akamugeraho kandi ibyo yakemuza akabikemura mutanahuye, nta naho muhuriye, mutigeze munasuhuzanya, utigeze unanamureba amaso ku maso, amafaranga akayakugezaho, akakubwira ati amafaranga yakugezeho, cyangwa se ku mangazini runaka namaze kwishyura y'ibintu ibi n'ibigenda bifate, ukagenda ukabifata. Buri wese ibyo bintu abyisangamo, ariko ugasanga umuntu aravuga ati ikoranabuhanga, iryo koranabuhanga muvuga riduteye ubwoba, kandi twarangije kurigeramo. Garuka ku buryo bwa transport, mu buryo bw'imigendere, iyo ufashe agakarita kawe ukagenda ukagakoza ku modoka, kwasiteri ugakozaho, mujya mubibona Nyabugogo, ugakoza agakarita ku modoka ku kamashini, amafaranga akavaho, warangiza ukikorera urugendo rwawe, nta muntu uri bukubwire ngo ntabwo wishyuye, kandi amafaranga wayishyuye, kandi wishyura udakoresheje ya mabarano ngo urayahereza konvayeri. Ikoranabuhanga rero twese turyisangamo, turirimo, kandi rigenda rinagabanya n'akazi, rigenda rikuraho akazi kakorwaga n'abantu 10-20, ugasanga karakorwa n'abantu 2 cyangwa umuntu umwe, rigenda rigabanya akazi. Niyo mpamvu umuntu wese rero aba agomba kurimenya, akanarikoresha arizi ko noneho rero rigenda ryidevelopa, ariko rikuraho n'imirimo. Hamwe usanga n'abantu biga kuri interineti, umuntu akagira urwego runaka rw'amashuri afite, rw'ubumenyi afite, kandi akoresheje interineti, atarigeze ajya kwicara ku ntebe y'ishuri. Undi ugasanga wari umukomvayeri yavuyeho, nk'uko nari ndimo mbivuga, niba abakomvayeri bakoraga ari 100, ubu harimo harakora 2, 3, 5, bijyanye n'uko izo mashini zabyoroheje bishyuraho. Yewe no ku mamoto birahari, aho hishyurwaga muri ubwo buryo, amafaranga akavaho ukoresheje telefoni yawe, cyangwa se ukoresheje n'iyo karita. Ibyo byose ni ibintu bigenda byereka abantu ko ikoranabuhanga turibamo. Abayedi mu gifundi, mu bwubatsi, ugasanga imashini zirahari ziriho ziponda isima. Ibintu byari gukorwa n'abayedi 100, kumwe bubaka etaje, ibyari gukorwa n'abayedi 100 ugasanga biriho birakorwa n'abayedi 20. Ikoranabuhanga rigenda rigabanya akazi, rigenda rikuraho akazi buhoro buhoro, ariko twese turyisangamo. Web 3 rero nyigarutseho, icyo ishaka gukora ni ikintu kijyanye no guhindura ibitari bimeze neza mu buryo bw'ikoreshwa ry'amafaranga, hagakoreshwa amafaranga abantu bose badakozaho imitwe y'intoki.
umuntu akaba afite ayiwe ntumenye ko ayafite, ndetse akanayakoresha uko abyumva, nta muntu umuhagaze hejuru, nta n'umuntu umubonana imifuka ibyimbye y'amafaranga. Hamwe usanga n'ibihugu muri rusange, iyo bavuze CBDC baba bavuze ifaranga koranabuhanga ariko ry'igihugu, hamwe yayandi twitaga inoti n'ibiceri by'igihugu nabyo bigiye kugenda bikurwaho, bikavanwaho ndetse burundu. Banke twari tumenyereye tubona ari umuturirwa, nayo we guhora wiruka muri iyo banke uvuga ngo ngiye ngo gusaba serivisi muri banke, serivisi zose uzihabwa kuri telefone yawe. Aho banke ahubwo izaba iri muri application, nk'uko nahoze mbivuga, ubu payi ni banke ariko yubakiye muri application, igusaba kugira ngo wuzuze ibisabwa byose, babone imyirondoro yabo yose, ukora ibyo bita checklist, ibyo bagenda bagusaba, imyirondoro yawe yose uyishyire mu byo bita KYC, ariyo bita know your customer, menya umukiriya wawe. Ubwo ni ukuvuga ngo uzabuzwe system ikureba wese uko wakabaye, kuko wamaze no gushyiramo indangamuntu yawe, imyirondoro yawe yose uko yakabaye urayuzuza, amafoto yawe arimo. Ubwo mpita ngaruka ku bantu bavuga ngo ariko se ngo niba ngo wifotoza ngo ukarebamo ngo muri telefone ngo ikagufotora ngo ukareba ngo iburyo ngo ibumoso, nabyo ugasanga abantu babifiteho ikibazo. Kandi ibyo bintu n'ubundi iyo bikurikiranye nta hantu na hamwe n'ubundi baguha serivisi udatanze amafoto yawe. Inshuro nyinshi utanga fotokopi y'indangamuntu ukayitanga bakayifotora. Ubwo reba nko kuri wenda MTN, wenda watakaje simukadi ugiye kuyiswapisha, ntabwo bagusubiza simukadi yawe batongeye gusubira muri mashini ngo iyo simukadi bayigutunganyirize, noneho banagusabe kuzuza imyirondoro yawe neza neza, ngo nazane n'indangamuntu bayifotore ndetse n'isura yawe bayifotore. No mu mabanke ni uko bimeze, nta banke ushobora gukorana nayo utatanze indangamuntu ngo bayifotore, utatanze n'isura yawe muri mashini ngo bayishyiremo. Banke zose ni uko ziteye. Ibyo bintu abantu bagiye bakuraho urujijo, be guhangayikishwa no kumva ngo ikintu uzafotorwa na telefoni, ati icyo kintu ntabwo kibaho, atahubwo ibi ni ibya shitani. Ugasanga niko abantu barimo bavuga. Web 3 rero turimo kwinjiramo, ni web ikoranye ikoranabuhanga ndetse ikoranye n'icyo bita KYC. Ya KYC bagukoreraga kuri MTN, ya KYC bagukoreraga kuri banke hirya hariya utanasobanukiye ko ari KYC uriho urayikorera ukoresheje telefone yawe, kugira ngo iyo sura yawe ijyemo ibyo byangombwa, indangamuntu iki. Iyo niyo web 3 turi kwinjiramo. Ntabwo uzajya gusanga umuntu muri banke yo muri wa muturirwa ngo ayigukorere ijye muri za mashini, ahubwo uzayikora we ku giti cyawe, sana ko n'umutungo wawe ari wowe uzaba wifitiye muri telefone yawe, nta muntu ukugengaho. Niyo web 3 abantu babashatse kuvuga. Ni ikinyejana kindi tuba turimo kwinjiramo, gitandukanye n'ibinyejana byagiye bitambuka. Urumva aho nahereye muri zeru, aho amafaranga atabagaho, hazaho kugurana, amafaranga adahari, noneho haza kuzaho n'ibiceri, none abantu bahahisha bya biceri nabyo bito twumvaga by'urumiya, ifaranga rimwe, abiri. Ibyo nabyo turabitambuka, tuza gukoresha inoti, ibyo nabyo tugera tubitambuka. Banke zikoresha udukayi, utwo tuvaho, haza kuza gukoresha mashini, ibyo bigenda bivaho. Haza amabanke nayo abaho, kandi imbere atarabagaho banke yarabaga mu nzu y'umuntu ari ikimuga n'ihembe. Ibyo byose ni ibinyejana byagiye bitambuka. Ubu aka kanya rero ikinyejana gihari noneho turiho twinjiramo, aricyo kigizwe n'iyo web 3, ifaranga koranabuhanga noneho rikoreshwa n'umuntu ku giti cyiwe, akaryitungira, nta n'umuntu uzanamenya n'icyo atunze icyo ari cyo. Naho uzaba ufite banke yawe muri telefone yawe, application yawe ikaba niyo banke, ukaba uzi ngo ngiye kuri banke yanjye mbikuze, cyangwa se noherereza umuntu, nohereze amafaranga hanze mu gihugu runaka, ntumiza ibyo ntumiza.
bijyanye n'agaciro k'amafaranga uzaba ubitse. Niba ari iyo modoka nyitumize hanze nkoresheje application, niba ari amangazini runaka noherezeho ayo mafaranga, kuko kode yabo ndayifite, mfite wallet address zabo, noherezeyo amafaranga yanjye, ibyo nkeneye bingereho ntiriwe nanavunika, yewe nta n'umuntu uri kuntesha umutwe arimo areba ngo aciyeho kandi afite amafaranga angana gutya turayamubonanye. Iyo niyo web gatatu turimo twinjiramo, ndetse ku buryo umuntu wese azabyisangamo, wabyanga, wabyemera, wagira ute, wabinyura ku ruhande, wabyirengagiza, ariko buri wese uwo ari wese azisanga muri web gatatu. N'ayo mafaranga koranabuhanga buri wese azayisangamo. Ahubwo ikibazo uzasanga uwari ufite amwe yari yizeye ko afite ibihambiro by'amafaranga menshi, azisanga ahubwo ari hasi, kubera ko amafaranga agiye gukoreshwa nk'uku kwa Pi Network tuba dutangaho urugero, niramuka izotse yizasohoka iri ku giciro kirekire. Ubu ngubu igiciro turi kugendera aka kanya mpuzamahanga ariko cy'agateganyo, ari byo bise global consensus value, ni 314,159. Igiciro cyatowe kigatorwa n'ibihugu bikomeye, igiciro kigashyirwaho kugira ngo kigenderweho, kugira ngo n'iryo faranga rizaba ariho rizasohokera kuri icyo giciro. Ariko nubwo kitaremezwa 100%, tuvuga ko kizemezwa kuri launch, ariho igiciro bazakitugaragariza, ariko nicyo giciro cyashyizweho, kiranashyigikirwa, abantu banagikoresha bagihahiraho mu buryo bwo gushyigikira icyo giciro, gushyigikira GCV. Byarabaye hirya no hino mu gihugu, byarabaye hirya no hino ku isi, byarabaye ibyo bita P-Fest, abantu bagahura bagahahirana, aricyo giciro bakoresha kugeza k'uyu munsi, ku buryo ndetse kinagiye hasi hari ababa babihombeyemo, hari abahomba. Kandi Dr. Nicolas nawe ntabwo yifuza ko abantu bahomba, ahubwo yifuza ko abantu ifaranga rijya ku isoko, ahubwo abantu bari mu byishimo. Ntabwo yifuza ko rijya ku isoko abantu bari mu marira ngo twarahombye, twatakaje ibintu byinshi, kuko hari nk'ibihugu byagiye bigurisha bikagurisha n'amamodoka kandi bakoresheje iyo GCV, n'ibindi bintu biremereye, amafirigo, amakompiyuta, amatelefoni. Ibyo bintu byose byagiye bicuruzwa mu bihugu byo hanze bifite ubushobozi. Hari n'amavuriro yavuraga abantu akoresheje GCV. Ibyo bintu byose byagiye bibaho. Ntabwo rero ifaranga rizasohoka rishyira abantu mu bihombo, kuko abantu bararikoresheje cyane. Ikindi, ntabwo umuntu wese azabura amafaranga yiwe, keretse uwakoze amanyanga. Ibi byo kugura no kugurisha, ugurisha amafaranga yawe kandi kizira kugurisha amapi, cyangwa kuyagura ibintu bitandukanye n'igiciro cy'icyo kintu. Sana ko buriya no mu gushyigikira GCV habaga hariho amabwiriza. Ntabwo uba wemerewe guhahirana mu buryo bwambukiranyije imipaka. Ni ibintu bikorerwa mu gihugu, buri gihugu kwacyo, mu gihugu rwagati abantu bakagurirana, ariko nta wemerewe kugura ikintu ngo akigure hanze amafaranga yambukiranya umupaka. Ayo yose ni amanyanga yagiye akorwa, hazaviramo n'ibihano. Noneho n'abagiye bayagurisha, umuntu agafata amapi 10, 20, 100, 200 akayagurisha, bakamuha ubufaranga ubwo aribwo bwose babonye bw'intica n'ikize, ariko muri systeme bikaba bigaragara. Abo bantu nibo bafite risque yo guhomba amapi yabo. Ariko uzi ko konte yawe wayibungabunze, utigeze ujya kugurisha hirya no hino, nta kintu kigeze kigushuka na kimwe ngo utandukire, ni ukuvuga ngo nawe amafaranga yawe urayafite, azajya kuri balance, azajya kuri wallet yawe. Amafaranga yawe yakoreshe mu kinyejana turimo twinjiramo, aricyo twavuze cya web gatatu, cy'uburyo bw'ikoresha ry'amafaranga agezweho mu buryo bw'ikoranabuhanga. Aha rero niho ndangirije, mbifuriza gukomeza kugira courage no gukomeza kumayininga ubudasiba. Turi kugera ku musozo, iminsi yagiye, bivuze ngo n'ubundi launch iri bugufi, ntihagire abantu bagira ibintu by'impungenge cyane, nk'uko inkuru zimaze iminsi zitambuka, California hahiye, Amerika.
hariya hantu ni ahantu hanini cyane. Intara ya California ni intara igizwe irimo ibice byinshi cyane. Umujyi ni mugari, ni munini cyane, ntabwo ari nk'iyi mijyi y'iwacu tuvuga ngo wenda ngo Kigali, Nyabugogo harahiye, cyangwa se convention center bigenze gaya. Uriya ni umujyi munini cyane, munini ku buryo n'ahantu hahiye ugiye kugereranya naho icyicaro cyacu cya Pi giherereye ni kure cyane, harimo ibirometero bigera nko muri 500. Iriya iba ari imijyi minini cyane. Nta kibazo rero gihari, nta n'icyakomye mu nkokora umushinga wacu, kandi murabibona ko uracyakomeza gufonkisiyona. Ikindi, aya mafaranga ntabwo ari amafaranga ashya, aya ni amafaranga y'ikoranabuhanga. Aka kanya niyo telefone yawe bayikwibye, ntabwo ya mafaranga baba bayibye, uragenda ukajya ku mangazini ukongera ukagura indi telefone, ukongera ugasubizamo application zawe ugakomeza gahunda. Nicyo cyiza rero cy'amafaranga atandukanye n'ay'ibipapuro. Ay'ibipapuro banki ishobora gushya na bya mafaranga y'ibipapuro agahiramo, ariko aya ngaya niyo umuriro wakwaka, inzu yawe yahiye, telefone igahira mu nzu, iyo wayihorera ukagenda ugasubira kugura indi telefoni, ugasubizamo ya banki yawe. Banki yawe ubu ngubu ni password, banki yawe ubu ni passphrase, banki yawe ubu ni Facebook, banki yawe ubu ni email. Iyo niyo banki yawe, ni nimero do telefone. Uko winjiye muri uyu mushinga, ibyo wagiye wuzuzamo, ibyo nibyo bishingirwaho banki yawe yongera ikagaruka muri telefoni yawe. N'amafaranga yawe yose yarariho ugasanga aracyariho. Atandukanye rero n'amafaranga y'ibipapuro. Ni nayo mpamvu Web3 irimo ishaka guhindura ibyo bintu byose byabaga biteye impungenge mu ikoreshwa ry'amafaranga agezweho. Sawa rero, murakoze kandi mukomeze kugira umunsi mwiza. Mbifuriza amahoro n'amahirwe, amahoro n'amahirwe n'ibyishimo bidasanzwe turimo tugenda twegera. Sawa, murakoze.